burira kujyana imbwa ukurira n'urwego rumwe. Abo badamu Konsole na madamu Kayumba bavuze baduhaye story y'ibyerekeranye na RPF uko bagendaga n'ibyoye nabyo. Ngewe nkurikije ibyo kwa Habyarimana ho nabaga iriya story kwa Rwigara yanyibukije inkotanyi zitera mu rotizo October itariki ya mbere kwa 10 muri 90 ku ntera hamwe zaje zitera iwanjye nazo zasanze hafunze zuri urugo abantu bose inkozi ishyano barakomanga abakingura bakurira urugo mu rugo barajampinga bikuta mu rugo baraza basanga ndi ku meza n'abana umugabo wanjye adahari ari gukorera leta barambwira batizana identite yawe kandi ubwo banteye baza hondi bazi n'uwundi we noneho mba identite yo muri leta majoro kora abantu ngo umugore w'umutegetsi bari bunyubahe cyo bakoze no kwishwanyaguza bakayijugunya bagafata imbunda bakantunga mu gutwi bati mukanyura apfa abarumuna banjye nibo bagiye gutabaza bati interamwe zateye hano zirashaka kwica umugore wawe ariko icyo nubahira Perezida Habyarimana yakoze amakosa menshi yisha abaparlement w'igitarama yakoze n'amakosa yo kubuza impunzi gutaha akora ibintu by'amarorerwa ariko yubaha umuntu wese umukorera kuko umugabo wanjye yamukoreraga Perezida Habyarimana n'abashefu bahita majoro bombi uwitwaga Serubuga n'utwarwa Gafita bahise batabara urugo rwacu avuze ati intera hamwe zatera urugo rwo kwa Samu bohereza abantu bo kuturinda abaduteye bose bajya kubafunga urugo rwacu guhera gihe baruha abarinzi kugeza duhunga kugeza ahantu hose nambukaga ntabwo nanyuraga kuri bariyeri nanyuraga muri nazamukaga na helicopter bakageza aho ngomba guhungira icyo kintu ni ubumwe sinabona uko ntivuga